guys, ni Neji nk'ibisanzwe. Uno munsi rero tugiye kureba hamwe ese Bitcoin halving ni iki. Bitcoin halving murabona ko ubu ngubu muri countdown hasigaye amasaha ane kugira ngo igikorwa cya Bitcoin halving kize kuba. Ni igikorwa gikorwa n'aba miners, aho aba miners bagenda bakora ama block, bamininga ama block. Aba miners ni abantu bamininga Bitcoin, bizwa Bitcoin proof of work, proof of work consensus. Iyo proof of work igomba gukorwa nyine, itwara energy nyinshi, noneho iyo energy itwarwa nyine aba miner nyine ba confirming ama transaction ya getting a new blocks. Noneho rero urabona ko habura amasaha. Aho ngo aba miners barimo bafata Bitcoin 3.25 kuri pay block. Noneho ubu ngubu nyuma y'ano masaha 4:53 baraba bafata Bitcoin 3.12 izo baba bafata kuri block. Ubu urumva rero kandi urabizi ko financial umuriro ugenda uzamuka cyane, energy zirazamuka cyane, aba miners bashyiramo cyangwa se bashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo badahomba nyine. Niyo mpamvu usanga bavuga ngo Bitcoin halving kuko ni igikorwa kiba nyuma y'imyaka 4. Murebye muri video yo hasi Bitcoin halving nayivuzeho muri 2020 mu kwa gatanu, nabivuzeho yarabaye. Ubu ngubu none hashize imyaka 4 ibintu twari expectinze ko Bitcoin izi ku inshuro 3 kujya ku 8 kujya ku 10. Mwabonye ko ikubye inshuro 8. Mwabonye ko Bitcoin avuye ku bihumbi yari ku 8 ijya ku 30 na yikubye hafi inshuro twavuze 6 kujya ku 8 nibwo yikubye. Ese ubu Bitcoin turateka ko izi kwa kangahe? Muri analyse zanjye uko mbona Bitcoin izajya hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 150 by'idolari. Ubu ngubu financial cycle igenda zihindagurika cyane. Ubu ngubu ntabwo nteganya kwikuba cyane kuko ubu ngubu ku 35 34 ntabwo nakeka ko yakikuba gatanu cyangwa se ngo igiye mu 300. Oya, ndimo nateganya ko ishaka kwikuba inshuro mu hagati y'inshuro 4 cyangwa se inshuro 4 kugera akoresha 3. Ikikuba ndikagira ku bihumbi 150 cyangwa se ku inshuro 3 kujya akoresha 3 ikaba 150 kugeza ku 150. Maybe shano kwarenga kuko ubu habaye amakuru menshi atandukanye. Murabizi ko ETF zaje, hari Bitcoin ETF na Ethereum ETF. Murabizi ko ejo bundi ku itariki 6 z'ukwa 4 aribwo Hong Kong na China bemeje Ethereum ETF na Bitcoin ETF. Murabizi ko ama company muri Amerika asanzwe ya BlackRock n'izindi company za BlackRock n'izindi nyinshi cyane z'ama investor and crypto investing company zaje zemeza ETF, zirimo zirayikoresha. Exchange Traded Fund Bitcoin akaba bayishyizemo nayo irimo akoreshwa nyine. Ibyo bintu bigaragara ko hari movement y'amafaranga menshi arimo araza aflowing muri crypto market arenga billion, agera muri billion muri 50-60. Ubu ngubu cryptocurrency ifite market cap ya $2.5 urumva nk'ubu ngubu tugize trillion 10 cyangwa trillion 15 Bitcoin twabona ku bihumbi 500 ku bihumbi 600 cyangwa muri miliyoni nkuko bamwe na bamwe bajya babivuga, abanalist bajya babivuga. Ariko Bitcoin ni future. Bitcoin ni future. Bitcoin ntabwo ari ibintu biraho nk'andi macoin wenda yandi yo hasi muri top 1000 kumanura. Bitcoin ifite irubakitse, ifite infrastructure zigaragara nyine, iri backed by energy, iri backed by people. Kandi ikindi nta murabizi ko Bitcoin ni 21 ntabwo ziziyongera. Oya, ahubwo zigenda zigabanuka cyane. Hari abazita abatamafa abaziyobya ku wallet yabo. Ikindi hari n'abashobora kuba bari bagiye wallet zabo, ibintu nk'ibyo nyine bituma ko circulation cyangwa se abantu bafite Bitcoin bagenda baba bake. Abantu bafite Bitcoin already bazifite baba bake, ahubwo abantu bashyashya baza bakina Bitcoin igenda izamura agaciro nyine uko ikeneye. Nanjye nyikeneye, tuzajya tuyigabana. Murabizi ko Satoshi imwe ingana na 0.0 Satoshi imwe umuntu ku isi wese ya affording iri mu mazero y'amadolari. Ni mpamvu bayise Satoshi ni 0.010 ndakeka. Ubu urumva ko umuntu wese ya affording ukubye na price iriho y'igiciro Bitcoin iriho, ushanga umuntu wese utuye ku isi ya affording. Niba ku isi ari billion zingahe, nimba ari 9, urumva ko umuntu wese twese tugiye dufata Bitcoin
ushaka gusanga Bitcoin igeze kuri miliyoni 2 cyangwa se miliyoni 3. Bitcoin ni amafaranga y'abantu, nicyo kintu navuga. Hari andi currency menshi cyane nk'ubu ngubu amakosa amwe agenda aba cyane muri Bitcoin halving. Urabizi ko abantu benshi bitegura ko izamuka rya cryptocurrency, nibwo abantu benshi baza bakamenya ese cryptocurrency imeze gute. Ikosa dukora, nanjye ikosa nakoze muri back 2020 ni iringi, ukagenda ugashaka coin bazita memes, icyo gihe yarema ataza neza, ariko hari n'izindi coin za shitcoin, za coin barazinze muri ICO, initial coin offers. Izo coin zidafite value, zidafite usabilities, nta kintu zikoreshwa, cyangwa se n'abantu bayo batari valid. Izo coin ugasanga uzisema hadi energy money zawe, amafaranga yawe waruhiye, ugasanga ziraguhombeje. Nicyo kintu twagiye duhura nacyo, ugasanga ushyizemo amafaranga umutayi wawe mwinshi, uzo investinzemo, nawe uragiye uraryamye uravuga ati ninvestinze muri crypto nzakira kombi. Izo coin ugategereza ko zazamuka. Ndacyafite coin naguze mu kwa mbere 2020, naziguze amafaranga menshi cyane, ntacyo still now hashize imyaka 4 nta kintu zamariye. Ntabwo navuga ati crypto ntabwo izamuka cyane, oya irazamuka, ahubwo biterwa na coin wafashe. Niyo mpamvu kugira ngo investing muri project ugomba kuyigaho. Ikindi muzi ko itegeko rya cryptocurrency kubera ko ziri high volatile, invest what you can afford to lose. Investing amafaranga yawe wakemera kuruzinga. Uko bati nimba investinze 100,000 cyangwa se 500,000 cyangwa se miliyoni cyangwa se 10, ese aya mafaranga nyahombye nagumye nka surviving. Yes, iyo niyo nama naguha kugira ngo umenye ko ino industry volatile cyane, ifite scarcity nyinshi cyane. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, cyangwa se umuntu ko akakugadiratinga umuntu ubizoremo nawe umenyereye ibi bintu, akakubwira ati izi project nizo nabona, cyangwa se ukajya kuri www.coinmarketcap.com ukareba top coin, zira coin 100 za mbere nizo ziba zifite trading volume nini, nizo zifite market cap nini. Ukagenda uvuga ati zino project kagende nzigure, ugashaka isoko ryiza uziguriraho. Nimba ushaka kuzibika kuri wallet, kuri Trust wallet, kuri MetaMask, kuri Pocket wallet, kuri Phantom n'izindi wallet zitandukanye, ukaba wazibikaho. Cyangwa se nimba ari n'umukire ukagura ama Cloud wallet ukaba wazigura. Bitcoin halving rero nta bindi bintu, nta yandi makuru menshi ahari, nuko nta bintu bidasanzwe, nuko abantu ingira engagement nini cyane, abantu bakinjira muri crypto cyane, bakabonekamo abanyobi benshi. Rimwe rimwe ho n'umuntu uzareba ino video atari yaza muri cryptocurrency akaba byamwiteza akayizamo. Nuko nkuko Bitcoin halving igira hype nyinshi cyane, igira FOMO nyinshi cyane, umuntu akaba yumva aravuga ati se ibyo bintu bya cryptocurrency ni ibiki. Ugasanga nyine abantu barimo barashaka kuza muri ino industry cyane. Cryptocurrency rero ni amafaranga y'ikoranabuhanga akontorwa kuri internet. Urumva internet ni ibintu byose, nta internet izagenda abantu bibaza ati se internet ngibuze iki n'iki cyangwa uyibuze, oya nta cryptocurrency is still there. Irahari cyane, ariko igira risk nyinshi cyane. Sawa nababwira mukakora subscribe kuri no YouTube channel yanjye. Mwabonye ko nshyiraho na live za forex trading, nzishyiraho cyane hafi buri munsi. Nkora live session nkigisha trading from scratch. Ubu ngubu currently ndimo nigisha cryptocurrency, ndimo nigisha forex trading, ndimo ndayigisha. Tugeze ku makose amwe namwe, nzahita nkurikizaho cryptocurrency, nkurikizaho n'izindi n'andi mafomu yo gukora amafaranga online menshi cyane. Muzagenda muyabona ashimishije, harimo abyo mutaza, ibyo muzunguka bishyashya, ku buryo umuntu wese ufite computer ye udafite igishoro yakora amafaranga online. Sawa murakoze. It is an age.